Mayikaze abanyarwanda badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngiye muri kumva ni umuhereza Fudizo Yesu, rero twijanditse mu bizuru bya kamera kuri GCM7 TV, ndetse dushimira abantu mukomeje gukanda subscribe, like, comment. Niyo ibyo byose utabikora ukagenda ukanze subscribe cyangwa like na comment ku kiganiro twagiye tubateraho no kuri share no kuri buri shwadiro. Rero hose mwadusanga rero buri shwadiro. Duhaye ikaze abanyarwanda badukurikiye bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twongeye kubaha ikaze nyine nk'ibisanzwe, ariko buri muntu wese wakanze subscribe nta na rimwe tuzigera twijandika hano ngo tuvuge ubusa. Ahangaha ni hahandi ahantu igitekerezo gihabwa intebe noneho kigahinduka umurage. Aha niho aho igitekerezo gihinduka umurage cyane rwose. Rero Brushadiro twari tumaze iminsi tudaherukana, abanyarwanda nabo barabizi. Muri iyi minsi ari ukwamamaza nta nubwo ntabwo turengeje amasaha 28. Twari tumaze iminsi tudahura kenshi nyine, ubwo si iminsi taticiyemo cyangwa ntayo ase tubari iminsi ngahe. Wenda niba myishira bumwe n'igice hafi. Abanyarwanda bakurikirana ikiganiro duheruka gukorana bareba tubwire igihe tumaze. Rero Brushadiro muri iyi si ni ukwimenya kwirwanaho cyane. Rega aho isi igeze ubu nudahiga kwirwanaho ngo nudahiga. Ubundi hari umwarimu wagishishije primaire w'umupapa nkunda cyane, tunamusuhuza. Ubwo nyine twamusuhuje, witwa Bararusesa. Irindi rye ntabwo ndivuze, ariko nyine ni umwarimu nkunda cyane wanyigishije primaire mu wa 6. Yakundaga kuvuga ijambo rivuga ngo nanubu ariko aracyarivuga, tujya duhura nkamubwira nti rya jambo watubwiraga n'ubu ndacyari gushimiraho. Yakundaga kuvuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Na n'ubu ngubu niyo mwahura uyu munsi niko yakubwira, ahita akubwira ati burya umugabo arigira ariko n'ubundi yakwibura agapfa. Ariko n'ubundi ibyo yavuze si we wenyine tubihuriyeho, natwe twese tujya tubona ko uyu mugabo yibuza apfa. Kandi rero abanyarwanda rero mukomeze mudushyigikire mu bintu byose dukora uyu munsi. Ariko none abanyarwanda muri no minsi batwitayeho, barabibonye twabasabye sabi 1000 bazigeraho zaranarenze, turi hafi kugwa mu matuke. Ni inkunga ikomeye pe baduteye, natwe ntabwo tuzabatera. Abantu baberewe gufashanya. Umuntu azajya gufasha mu bintu byawe ukorera, mu bintu by'ubwenge umugezeho, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nyine abanyarwanda tutanabatindiye ku bintu byinshi. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ese umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona yarota ibara runaka cyangwa se yarota? Urakoze cyane. Ejo bundi ku cyumweru ku itariki zingahe ntabwo nibuka amatariki, sinjya mbara amatariki, ariko uyu munsi buretse utandijisha, turi tariki 3 turi kuwa kabiri. Uyu munsi turi kuwa kabiri, tariki 3 z'ukwa 6. Umusibe ejo hashize umuntu yarampamagaye, ahubwo uko myirusyo nyibutsingasire niba ariko ibintu bigenda bihurira. Noneho ejo umusibe ejo nyine ejo hashize, kuko ejo burya iyo utasobanuye ntabwo hagira igisobanuro cyane. Ejo hashize rero umuntu yarampamagaye arambaza ngo nyine bari abantu numvisha bari nk'abantu babiri barimo kujya impaka baburana. Noneho nkanjye ngo banyifashisha ngo nk'umufilozofe, ariko njye sindi umufilozofe. Nyibukije nawe mufana wawe yigeze kuvuga ngo kubona kuza ubwenge. Yego, ariko narabasubije nti ibyo babona nzi nibyo isi yanyigishije. Yego, noneho baranyitabaza kuri phone. Nari mu gitondo ndi kwinywera icyayi n'umugati, barambaza iryo jambo umva ngo se ngo umuntu bishoboka kuba bari banashese umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona. Yego, yarota ufite ubumuga wavukanye. Urumva ko ntabwo yabaye utabona nyine nyuma, wenda ngo abe yararebaga aze kurwara amaso, wenda aze kurwara uburwayi. Yego, wenda ngo
agira ubwo bumuga bwo kutabona. Ntabwo byaba mbese ngo wabuvukanye. Ese ngo yarota ibara ry'umweru cyangwa umukara? Abanyarwanda nibigira hino biyumvire, nibicare hino bajye muri komenti. Ntabwo nduwadanje cyane, ariko cyane cyo ni cyukuri. Ibyo ngiye kubabwira ntabwo mbabwiye ngo mubifate nk'ukuri 100%, kandi ntimunabifate nk'ikinyoma 100%. babifate nk'ubwubwenge bw'umuntu, ahubwo ngiye kubisubiza nkanjye uko mbitekereza. n'undi yaza agasubiza uko abishaka, n'undi yaza akabisubiza uko ashaka cyane. Ariko noneho turakizwa n'abantu bajya muri komenti bakagira icyo babivuga. buri muntu ajye muri komenti. Wowe ugeze hano kuri uru rubuga GCM7 TV no kuri buri Shwadiro TV aribwo bwa mbere, tanga umusada wawe ukande subscribe, nta kindi tuzakwaka kandi ubwo twijanditse. Ubundi inzozi ziri mu buryo bune. Inzozi ziri mu buryo bune? Yego cyane. Hari inzozi umuntu arota. Igice cya mbere ni igihe umuntu arota ibintu byabayeho, bikiriho, azi kandi yabonye cyane. Ibyo ngibyo wabirota kuko niko ubwonko bw'umuntu buriya buteye. Icya kabiri, umuntu ashobora kurota ibintu byabayeho bitakiriho, ubu ngubu bitakiriho, byarangiye. Yego byabayeho ariko ubu bitakiriho, ubwo biba byararangiye. ariko ajya yumva abantu bavuga cyane. nuko ngo iyo babivuga ubwonko bwawe bugenda busa nk'ububirema, ukaba noneho wabirota. muri make ni ibintu byabayeho ariko bitari utazi utanabonye, n'ikintu wumvishe kenshi byagusaba ko wakirota. Yego urakoze. nk'ubu urugero, bamwe biyita abarokore, bamwe nyine abarokore muri rusange, bo mu madini. abarokore muri rusange, yego si ngombwa no kubatindaho. Yego buriya nubwo waba utwaza Imana ibitabo, ntabwo warota Imana. Ariko bakubwiye ngo Yesu, kubera batuzaniye Yesu runaka, wa mugabo w'umwongereza, we wamurota. Nanga ugiye kuzana mu by'amadini. Yego ubwo nagira ngo ubisanishe n'inzozi. byari nk'imfasha nyigisho kugira ngo umuntu abashe kubyumva neza cyane. Icya gatatu, umuntu ashobora kurota ikintu noneho kitabayeho, kitanariho, ariko muri we ajya yimagina, muri we akabyimagina mu bwonko. Ikintu kitabayeho, kitanariho, ariko muri we ajya yimagina. Ubwoko bw'inzozi za kane ari nabwo bwa nyuma, nta n'izindi uzabona. Iyo umuntu akabya inzozi, ashobora kurota ibizabaho, cyangwa se akarota ikiri bwabe. Nyine ni ikiri bwabo, urumva ko ari mu nzagihe. Ariko ngaho ngaho icyo ushobora kurota ibizaba iyo urukabye inzozi. Ariko nanjye aho ngaho bitabisanisha n'abarokore, sibyo? Kuko iyo avuze ikintu kikaba, cyangwa se akaba yanakirose, akaba yakikubwira kikakubaho, byitwa ko yeretswe. Kuko nyine ari umurokore usenga cyane. Ntabwo aba yeretswe, ahubwo dore ikintu buriya bakora ni ugukabya. Abantu uzabona akubwiye ibintu biri future, biri ahazaza, ni ukuvuga ngo afata ibintu akabihuzahuza, afata iby'igihe cyashize, akabona n'ibyo ukora ubu, akabihuza, agahita akubwira ibizaba kandi bikaba. Ni nk'umuntu uguhanurira, wenda ufite perime, uri umumotari, akaguhanurira ngo mbonye ngo imbere yawe ngo hari impanuka. Nukuvuga ngo ahuzahuje ibintu bishoboka n'ubundi utakwepa. Yego niba uba mu muhanda cyane, isaha n'isaha n'ubundi wazagira impanuka. None se kuki ataguhanuriye? Mu diaspora nyine mu mvugo z'abo nibyo bita gutyo. Ariko ubwo twasubizaga
abantu bambajije n'undi wese abyumvireho washakaga nko kuzakibaza cyangwa ajya abyibaza, ese umuntu wavukanye ubumuga bwo kutabona yarota amabara, umweru cyangwa umukara, umutuku cyangwa umuhondo, icyatsi cyangwa ubururu? Vuga ati yego cyangwa hoya. Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Ntabwo yarota. Ariko nanone tukiri aho ngaho Bushadiro, hari n'undi muntu imbwa yujuje anniversaire. Uramwibuka uwo munsi? Ndamufollowing. Mubwira abanyarwanda. Ubwo nge ndajya ngo musuzume ndebe. Abantu basigaye bijandika ku kintu twikundiye ikintu ku twebwe cy'uko tuzagira. Dufite uburenganzira bwo gukunda no kwanga cyane. Ubwo tukijandika ahangaha ni kuri Keti Bashabe. Ejo bundi imbwa ye yagize anniversaire cyangwa se yagize anniversaire y'imyaka 9. We nk'umuntu uyikunda ayikorera isabukuru y'imyaka 9. Ijambo ryo kuba yikunda ubwe ayikorera ibyo we ashaka. Ubundi bakubwira ko imbwa iyo uyigaburiye umwaka umwe ihora kwibuka imyaka irenga 10 ibyibuka ko wayigaburiye. Do you guys know how big of a deal? Mu gihe umuntu ushobora kumugaburira imyaka 50 ntabwo mwabyumva rero. ntazabyibuke abantu si bose dayimoni n'imibi y'ibintu mwamutekereza mushaka umuntu mw'izina rya Yesu. Noneho I love dogs. yari yifitiye imbwa ye. I love them as pets. Akunda ibindi bidayimoni ayikorera I don't want to know. iyo anniversaire ayisoma. Wenda ndaza gushaka ku kavideo nkabashyirire hano ku ruhande. Ikindi kintu yijije iri kuri Twitter, wenda n'abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga barakarebye, ariko hari igihe ureba ikintu ntumenye ubusesenguzi bwacyo, cyangwa se abantu bakajya ngo ni njye ukareba ariko ntumenye ngo ni iki warebye. Nk'ubu ngubu hari abantu bari kubihuzahuza kubera imbwa. Urabona ibintu byo gusomana hari igihe bitabimenyereye, noneho kubera imbwa uyisumba umutwe wawe usa nkaho uyisumba gutya hejuru, noneho wayizamurira izosi nyine ubu uyiraramisha. Ariko niba igihe kizagera nanjye posting nk'abandi, ariko mu gihe ntarabitamo imbwa ye yakundaga kujya gushyira umutwe mu maguru, aho twakwita nyine igakondo. Ubwo abantu bakuru nyine bahumvise. Noneho rero hari abantu bari kubihuzahuza ngo ashobora ngo kuba afitanye umubano wihariye n'imbwa ye. Cyakora nawe nk'umuntu mukuru yahise abakurira inzira ku murima, ababwiza ukuri kuri Instagram ye, dore ko ariyo anakunda gukoresha, no kuri TikTok. Urumva yababwiye ngo iki? Nyine arabiyama, ababwira ko ibyo bari guhuzahuza atari byo, kandi koko nta nubwo ari byo cyane, kuko niyo byaba ari byo nta muntu ufite ikimenyetso. Singa bya bindi se abanarize ngo banariza. Nta muntu ufite ikimenyetso cyuko ari byo koko. Yego. Ubwo rero hari ikindi kibazo se? Nta kindi kibazo twashimira abanyarwanda badukurikiye kuri GCM no kuri Bushadiro TV. Mwarakoze cyane kandi turacyabana namwe, mujye mudusapotinga, dore kujya gushaka inkuru nk'izi biba bigoye. Twarababwiye ntabwo turi abanyamakuru, ahubwo mwebwe mukora influencer. Yego, mwebwe mukora amakuru, twebwe tukaza tukavuga amakuru. Nimwe mukora amakuru, tukaza twebwe tukavuga amakuru. Turabashimiye rero mu izina rya mwese. Amakuru nakagaruka n'ibiganiro. Murakoze cyane. Nanjye rero ndabashimiye cyane. Yari umuhereza Fudizesi inyuma ya kamera Bushadiro. Imana iturindira abanyarwanda batwikundira bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Imana barinde. Subscribe niyo nkunga ikomeye cyane. Nomero zacu noneho mwumva muduhamagara rero. Nomero zirahari, ushaka gukanda akanyenyeri dusapotinga ntabwo ahejwe. Muri description abashaka kujya gukora ibiganiro, hari ukuntu ubona umuntu ukavuga uti namubona gute ngo tuzakorane ikiganiro. Nomero zacu ziba ziri aho ngaho kuri ekara cyangwa muri description. Ariko abanyarwanda reka mubwire ikintu kimwe tutari twase, twebwe ntabwo twimana nomero. Oya, none se ko nta kibi tubakorera. Turabashimiye rero, Imana ibarinde cyane. Bye bye. Ibiganiro nakagaruka kuri GCM7 TV.